أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ما يبشر الله سبحانه وتعالى يبصر ما هو محمد صلى الله عليه وسلم ونبي ونبى الصحابة نبى مكريكين نبى زاجر جزاكم مكريكرا دوسوا الله سبحانه وتعالى كبين هو يزني بوازيزه يا دشوزا كدشرا مبكريكين محمد صلى الله عليه وسلم. Bavandimwe b'Abayisilamu, ukwezi kwa Ramadhani ni ingabire ikomeye cyane Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nk'uko tubisanga muri ahadith mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nyinshi zitandukanye zitwereka umwihariko uboneka mu kwezi kwa Ramadhani utaboneka mu yandi mezi. aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadith yayo tubwira ngo idha dakhala Ramadan, ngo iyo ukwezi kwa Ramadhani kwinjiye, futihati abwabul janna, ko imiryango y'ijuru ya Allah subhanahu wa ta'ala ifunguka. nta handi hantu tuzi imiryango y'ijuru ya Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ayifungura uretse muri Ramadhani. Ibintu umwihariko mu kwezi kwa Ramadhani, imana Allah subhanahu wa ta'ala aba yafunguriye imiryango abagaragu be. nta handi hantu uyu mwihariko wawubona uretse mu kwezi kwa Ramadhani. Iki ni cyambere. icya kabiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam arangije atubwira ati wa ghuliqat abwabu jahannam, ngo Allah subhanahu wa ta'ala yarangiza mu kwezi kwa Ramadhani agafunga imiryango ya Jahannam. N'uyu nawo ni umwihariko wa kabiri utabona mu yandi mezi uretse mu kwezi kwa Ramadhani, kuba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imiryango ya Jahannam Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yifunga. Niki nikigaragaza impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ntago bayifuza ko mu kwezi kwa Ramadhani hari abantu bakwinjira muri Jahannam, niyo mpamvu yo gufunga imiryango ya Jahannam. Ikindi nuko Allah subhanahu wa ta'ala bayifuza ko abantu bose muri Ramadhani babemera Imana bajya mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala imiryango y'ijuru yose Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bayayifunguye. Mwenyezi Mungu yakoresheje abwab, no bwinshi bw'imiryango. Ni imiryango, ntabwo ari umuryango umwe. Imiryango y'ijuru ya Allah subhanahu wa ta'ala yose arayifungura. N'imiryango yose ya Jahannam ntabwo afunga umuryango umwe cyangwa ibiri, yose Allah subhanahu wa ta'ala arayifunga. Undi mwihariko wa gatatu ukomeye cyane uboneka muri hadithi nuko Rasul atubwiye ati wasulsilati shayatin, n'amashayitani Allah subhanahu wa ta'ala akayashyira ku ngoyi. nta handi hantu tuzi umwihariko yuko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yafunze amashayitani. iyi shayitani idushuka mu yandi mezi, idushyira mu moshya, nta handi hantu tuzi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ayashyira ku ngoyi nko mu kwezi kwa Ramadhani. Iki ni kigaragaza agaciro n'umwihariko w'ukwezi kwa Ramadhani. Mu yindi hadithi igaragaza agaciro n'umwihariko w'ukwezi kwa Ramadhani ni muri hadithi n'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aho tubwira ngo man qama Ramadan, wa muntu uzagira ibihagararo bya Ramadhani. Ahangaha harimo amaswala n'amaswala tuba duhagaze. Man qama, uzahagarara mu kwezi kwa Ramadhani, uvuga ngo umuntu uzasari. haba harimo amaswala, harimo subuhi, harimo dhuhuri, harimo al-asr, harimo maghrib na isha'i. By'umwihariko noneho hakazamo amatarawih, kuko niho duhagarara cyane. aba ari igihagararo cy'umwihariko kitaboneka mu yandi mezi. hakabonekamo n'amatahajjud. Man qama Ramadan, uzahagarara ibyo bihagararo byose, yaba ari mu maswala, yaba ari mu matarawih, yaba ari mu bihagararo bya nijoro, imanan. izi ni conditions ebyiri Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho, akabikora afite iman wa ihtisaban, nta wundi muntu ateganyijeho ibihembo muri ibyo byose ari gukora uretse Allah subhanahu wa ta'ala. none she wenda tutarakomeza, naam, hari ikintu uvuze cyo kuvuga ko mu kwezi kutagatifu kwa Ramadhani, naam, Mwenyezi Mungu afunga imiryango yose ya Jahannam. naam. Nibyo abantu bagenderaho bavuga ko umuntu ugize amahirwe yo gupfa muri Ramadhani, naho wenda yaba atarakoze tauba wenda ariko agapfira muri Ramadhani, abafite amahirwe, abafite amahirwe menshi yo kwinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala muri Ramadhani abatanze bonus, abayatanze amahirwe atatanga mu yandi mezi. Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim mu bihe byose, ariko mu kwezi kwa Ramadhani bari umwihariko wese. Iyo mwemera Imana rero wapfuye mu kwezi kwa Ramadhani nta shiriki, kuko shiriki yo nicyo cyaha mu byaha by'indengakamere bikeneye tauba yo mu rwego rwo hejuru, bikeneye tauba. ariko ibindi wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ibindi bitarimo shiriki
Allah subhanahu wa ta'ala ni waba utarabikoreye tawba ariko ufite iyo tawhidi mu kwezi kwa Ramadhan kitaba Imana uba ufite amahirwe menshi cyane yo kubona ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni umwihariko uboneka muri uku kwezi. Hasa intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadith akatubwira ngo umuntu uzahagarara ibihagararo bya Ramadhan imanan wa ihtisaban, afite iman ndetse anagambiriye ibihembo kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadithi aratubwira ngo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah subhanahu wa ta'ala mubabarira ibyaha byatambutse mbere yo kwinjira muri Ramadhan, bimana ibyaha by'umwaka wose. Subhanallah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ibaza ya mahirwe nta handi wari wayakura. Ibaze ibyaha byawe byose wakoze mu mwaka wose kubera gusa guhagarara ibihagararo bya Ramadhan no gufunga, ariko ufite iman hari gukwemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ukabikora ugamije ibihembo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndumva niba nibeshye, ndumva bya bintu noneho bavuga ko umuntu upfuye mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan aba afite amahirwe kujya mu ijuru. Kubera ko bayababariwe n'ubundi bayababariwe. Noneho bishatse kuvuga ngo wenda yari umusilamu wenda cyane ufunga Ramadhan ku yindi, noneho agapfa muri kwa kwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Urumva ibyaha byose byabanje ko yagiye asiba ya Ramadhan, Mwenyezi Mungu kubw'imwe n'imbabazi, nanjye ndakeka ko ariho abantu wenda baba babikura bafite n'amahirwe menshi yo kwinjira mu ijuru. Nimba n'urugero ubabarirwa ibyaha wakoze mu mwaka ugafunga Ramadhan, n'undi Ramadhan nayo ukayifunga, nabwo ukabarirwa ibyaha tena wakoze muri wa mwaka, none ujya kwisanga buri mwaka uri mushyashya umeze nk'uruhinja rwavutse uwo munsi. Subhanallah, aya ni amahirwe ataboneka mu yandi mezi, niyo mwihariko n'ubuhambare bw'ukwezi kwa Ramadhan. N'abandi bantu bakunze kuvuga ngo gusari tarawih ni sunna, umuntu ashobora ngo kwisari cyangwa ntayisari. Hari n'abantu tubona wenda turi gusari mu musigiti we yicariye kabisa, ugasari tarawih twayirangiza nawe agahaguruka agataha, cyangwa se undi akakubwira ati ngenda ndayisengera mu rugo, ntabwo ndi bikoreye muri jama, kandi tuzi agaciro k'ibikorwa byakorewe muri jama cyane. Subhanallah, bari abantu bo wabavuga iki? Abo ngabo ni abanyagihombo. Allah subhanahu wa ta'ala baturinde kuba mu banyagihombo nk'abo ngabo. Ibaze kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaduhereza amahirwe nk'aya muri uku kwezi kwa Ramadhan yo kubabarirwa ibyaha kubera ko twahagaze ibihagararo, bimana nayo matarawih. Ni ikihe cyizere wowe muntu udashaka gusara tarawih waba ufite kwa Allah subhanahu wa ta'ala byuko hari ibikorwa uzakora bikaba impamvu yuko Mwenyezi Mungu aguhanagurira ibyaha byawe byose wakoze mu mwaka? Nimba udashaka guhagarara muri tarawih ngusari, ubona ayo mahirwe yo kubabarirwa ibyo byaha wakoze mu mwaka, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ni handi hantu ufite amahirwe yo kuzabona ayo mahirwe yo kuzababarirwa ibyaha hatari muri ibyo bihagararo bya tarawih no muri tahajjud no gusara uko nguko. Ndumva ku muntu ufite ubwenge no ku muntu wize, kuko twese turabanya twese tuzi ibyaha twijandikamo mu nijoro. Ni ikihe cyizere ufite cya ibada kugeza ubwo wakwanga iyo bonisi ya Allah subhanahu wa ta'ala yo kubabarirwa ibyaha wakoze mbere yo kwinjira mu kwezi kwa Ramadhan? Abo ni abanyagihombo. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda kuba muri abo bantu, ahubwo akadushyira muri babandi bafatirana buri mahirwe yose Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala duhereza, by'umwihariko mu kwezi kwa Ramadhan, kuko turiyizi ko turi abanyabyaha dukeneye imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba tugize amahirwe tukababarirwa. Ni nk'umuntu wakoze ibyaha, ni nk'umunyabyaha wa muri gereza, igihe kikagera bakavuga ati bana tuguhaye imbabazi za president, yaragize akanga akavuga ati ntegereje andi mahirwe yandi ngewe nzabona. Ngo ntabwo yaba afite ikibazo, wakagombye kwita ufatirana ku kanya ayo mahirwe ugize kubabarirwa. Noneho bite Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikindi Waislamu kiboneka muri uku kwezi kwa Ramadhani ni uko habonekamo iminsi 10 ya nyuma yo mu kwezi kwa Ramadhani. Buriya abamenyi baratubwira ngo Ramadhani buri ko igenda irangira niko igenda igira n'agaciro. Ni ukuvuga ngo umunsi wa mbere wa Ramadhani ntabwo uba ufite agaciro nk'umunsi wa kabiri wa Ramadhani, umunsi wa gatatu nawe ntabwo uba ufite agaciro nk'umunsi wa kane. Buri ko Ramadhani igenda isatira umusozo, ni nako igenda iri gusatira khair, iri gusatira baraka, iri gusatira n'imigisha myinshi. Kuko iyo urebye Ramadhani usanga baraka zayo nyinshi na khair zayo nyinshi, n'ibikorwa ntashyikirwa bikomeye cyane Allah subhanahu wa ta'ala yarabishyize mu mpera za Ramadhani.
kuko uzasanga Lailatul Qadr iboneka mu mpera za Ramadan, ya minsi 10 ya nyuma uzasanga iboneka mu minsi 10 ya nyuma, n'ubundi uzasanga i'tikafu, kurya i'tikafu byose biboneka mu minsi 10 ya nyuma. Aha ngaha tuboneyeho n'umwanya wo kwibutsa abantu, usanga abantu batangira kunebwa no gucika intege mu minsi ya nyuma, baba bafite igihombo. Aha ahubwo niho bakagombye gufatirana cyane, niho bakagombye kongera imbaraga, niho bakagombye gusari cyane, niho bakagombye gukora ibada nyinshi. Ariko ugasanga maskini umuntu umutima uramushutse n'amarangamutima ye, ugasanga ya minsi 10 irimo zino baraka zose, gutanga mu zakatul fitr n'ibindi bikorwa byose bikomeye cyane muri ya minsi ya baraka, ugasanga nibwo abantu batangiye kugenda bari kubura muri Ramadan. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itugaragariza agaciro k'iyi minsi. Aisha umudamu we aratubwira ngo kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir, ngo yo iminsi 10 ya nyuma ya Ramadan yageraga, shadda al-mizar, kira gikoye, abona kira gikoye ndakibona abahindi bakunda kwambara, intumwa y'Imana ngo yaragikinyira ikagikomeza, igaragaza ko igiye kwinjira mu bintu bikomeye, yirinda ko cyaza kugwa, ikagikomeza. Wa ahya laylahu, ngo Allah, intumwa y'Imana ngo yarangiza ikazura ijoro ryayo ryose irimo gusari. Twebwe ntabwo twabishobora maskini. Rasul sallallahu alaihi wasallam yahagararaga ibihagararo nk'uko byaje mu zindi hadithi, hatta tatafattara qadama, kugeza ubwo ibirenge bye byapasagurikaga bikavamo amazi. Aisha umudamu we wallahi bakamubwira ati lima ya Rasulullah, ugute ya Rasulullah wibabaza gutyo, kandi Allah subhanahu wa ta'ala yarakubabariye ibyaha byabanje n'ibizaheruka, nk'uko byaje muri aya muri sura liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman. Bite ko bibabaza kandi ufite ayo mahirwe. Rasul sallallahu alaihi wasallam yarangiza agasubiza umudamu akamubwira ati ese ntabwo wifuza ko naba mu bagaragu bashimira? Subhanallah, urumva iyo adabu ya Rasul. Umuntu ashobora gukora ibikorwa atari kugira ngo abone ibihembo, ahubwo hari n'igihe bari no gushimira wa wundi wamuhaye iki, wamuhaye izo ngabire. Sasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yari mu bagaragu bashimira Allah subhanahu wa ta'ala kubera izo ngabire Mwenyezi Mungu yabahaye zo kubabarira ibyaha byabanje ndetse n'ibizaheruka. Akavuga ati izi ibada rero nubwo bwose nababariwe ibyaha, nta ibada nkora kugira ngo Allah mbabarire, ariko ngewe izi ibada ndazikora kugira ngo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, nk'umuntu wamugiriye neza Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yarangiza Aisha akatubwira ngo aiqadha ahla, ngo yarangiza akabyutsa n'abantu be, akabyutsa umudamu. Uyu munsi wa none uzasanga aho bitandukanye, ugasanga umugabo afite imani zaratumbagiye, umugore ari hasi, ari down. Cyangwa se ugasanga umugore yaratumbagiye, umugabo ari hasi. Cyangwa se ugasanga ababyeyi bose baratumbagiye, abana bari tahabani. Cyangwa se abana bari kuri istiqama masha Allah, ariko ugasanga ababyeyi bari hasi. Ntabwo byari bikwiriye. Byari bisaba uko dukora kose tugerageze gushyira imiryango yacu muri ibada. Wowe mugabo uri muri ibada, ni gute umugore nawe yakwinjira muri ibada, ni gute abana bose bakwinjira muri ibada. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ntabwo yabyukaga yonyine, ahubwo by'umwihariko muri Ramadani wa aiqadha ahlahu, yabyutsaga abantu bayo, akababyutsa bagasari. Umugabo akabyutsa umugore, n'umugore akabyutsa iki, umugabo, by'umwihariko mu kwezi kwa Ramadani, kugira ngo izi baraka bose bazisangire. Uko urifuza gutungana n'umugore wawe urifuza ko atungana, n'abana bawe urifuza ko batungana. Ndizera ko nta muntu wakwishimira kuba ari umugabo utunganye umugore we afite ikibazo, cyangwa se umugabo n'umugore batunganye umwana we afite ikibazo. Tuba twifuza ko twese nk'umuryango, twese nk'abitsamuye, twese twagendera ku murongo umwe, masha Allah, wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mu yindi hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam akatubwira ngo, Aisha umudamu akatubwira ngo kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Allahu akbar. Ngo intumwa y'Imana yagiraga juhudi, urumvamo ijambo ijtihad, yajtahidu. Intumwa y'Imana yagiraga juhudi muri iyi minsi ya Ramadani, ma la yajtahidu fi ghayrihi. Iyo juhudi atigeze akora mu yindi minsi. Bivuga ngo mu minsi 10 ya mbere yararegezaga, iya kabiri karegeza, ariko mu ya nyuma ikagira juhudi itagize ikomeye cyane, itandukanye niyo mu minsi 10 ya mbere no mu minsi 10 yo hagati. Bitandukanye natwe abayisilamu muri usanga twese, aho usanga tuhubwo twe dukora ikinyuranyo, ugasanga tugize juhudi mu minsi 10 ya mbere yo hagati, iya nyuma tugacika intege. Ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo kana yajtahidu fil ashr al awakhir, kubera ko niho yarize ko niho ruzingiye, niho hari baraka, niho kusongero, niho finali.
intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikagira juhudi muri ibada, mu gusoma Qur'an, mu gukora dhikri, mu guhagarara ibihagararo, maana yajtahidu fi ghayrihi, itigeze ikora mu yindi minsi. Ikindi bayisilamu nuko muri iyi minsi 10 ya nyuma Allah subhanahu wa ta'ala aduhereza ingabire y'ijoro rya Laylatul Qadr, ijoro ry'umugabe, ijoro rya baraka, ijoro rya khairi. Birahagije mu kumenya agaciro k'iri joro. Uramutse usomye in shi'tum iqra'u suratul qadr, ni mu bishaka musome suratul qadr iri muri juzu amma, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ati mu byukuri iyi Qur'ani twayimanuye muri iryo joro muri gushakisha muri iminsi 10 ya nyuma, tuyimanura muri iryo joro rikomeye rihambaye cyane rya Laylatul Qadr. Qur'ani yose Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayikura kuri lawhil mahfuz ila samai dunya, mu ijoro rimwe Qur'ani yose. Bigaragaza ubuhambare n'agaciro k'iri joro rya Laylatul Qadr. Allah Subhanahu wa Ta'ala arangije aratubwira ati wama adraka ma Laylatul Qadr, ati niki cyakumenyesha, niki cyakubwira ubuhambare n'agaciro k'iri joro rya Laylatul Qadr. Allah Subhanahu wa Ta'ala arangije aratubwira ati Laylatul Qadr khayru min alf shahr. Mu byukuri iri joro rimwe gusa rya Laylatul Qadr rifite agaciro ni thawabu kwa Allah nk'amezi angahe? Nk'amezi 1000 hatarimo Laylatul Qadr. Abo ntabwo bakunda kumenya kintu kimwe. Ni ukuvuga ngo ubu ufite thawabu z'amezi 1000 za ibada y'amezi 1000 ahwanye n'imyaka 80 n'ingahe? Ni 80 hafi n'ine. Iyo myaka ninde ufite icyizere ko azayigezaho? Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo a'mari ummati, imyaka y'abantu banje ni mabayina 60 wa 70, hagati ya 60 na 70. Ibihugu bisigaye bikora ibigeranyo bakavuga ngo icyizere cyo kubaho wenda ku banyarwanda wenda kiri ku myaka 60. La ilaha illa Allah. Biragoye ko hari igihugu cyavuga ngo icyizere cyo kubaho ku banyarwanda bake imyaka 80 cyangwa 100. None ibaze ijoro rimwe gusa kurikoramo ibada, kuribyuka mu gasomamo Qur'an, ugakora tasbih, ugasoma midwa, ubugira amahirwe yuko Allah Subhanahu wa Ta'ala kwandikira thawabu na ibada z'umuntu wakoze ibada imyaka 84. Baratubwira ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam yigeze kubwira abasahaba uburyo abantu bakira babagaho, bakabaha imyaka 1000, akavuga umuntu wabayeho ari abid zahid, agaragira Allah Subhanahu wa Ta'ala imyaka 1000, imyaka 3000. Abasaba barangije baravuga ati subhanallah ya Rasulullah, nimba bari abantu barakuze ibada mu myaka 1000, imyaka 1000 bingahe baririra Allah, kweli yawmul qiyamah tuzigereranya nabo, tudafite n'ijana tuzigereranya nabo, urwego rw'ibihembo nta bari kungana, nta tuzagera. Baratubwira ngo ni impamvu yuko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahumuriza ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arababwira ati namwe ni muhumure, bahaye ijoro gusa rimwe gusa. Ibaze ni ijoro rimwe bite noneho uwagize amahirwe yo kubona Laylatul Qadr, urugero wenda afite imyaka 20, wenda afite imyaka wenda tuvuye 60, wenda igihe yatangiye gusengera masha Allah Ramadan neza na Laylatul Qadr wenda yari afite imyaka nka 30, wenda afite uyu munsi afite 50, imyaka 20 yose abona Laylatul Qadr, Allah amwandikira imyaka 85 cyangwa 6, bikuba imyaka 30, bikuba imyaka 20. Subhanallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humuriza ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri ubwo buryo, aravuga ati namwe mbahaye ingabire ya Ramadan, mbahaye zawadi, mbahaye kado, mbahaye gift ya Ramadan. Laylatul Qadr khayru min alf shahr. Iri joro rimwe gusa rikaba rifite thawabu na baraka z'amezi 1000. Allah Subhanahu wa Ta'ala arangije aratubwira ngo tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ngo iryo joro iyo ribahaye Allah Subhanahu wa Ta'ala yohereza ba malaika, harimo na malaika Jibril. Baratubwira ngo malaika Jibril yamanukaga kubera wahyi gusa, cyangwa kubera ibindi bikorwa bikomeye cyane Mwenyezi Mungu amwoherejeho. Shehe, wasobanurira wahyi icyari cyo, kubera ko hari abantu wenda bareba ibiganiro n'amasomo kuri channel utanga sometime baba batari n'abasilamu ariko babikurikira, njya mbibona. Ushobora gusobanura wahyi kugira ngo wahyi ni ubutumwa bwa Allah Subhanahu wa Ta'ala babuvuye kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukamanurwa na malaika Jibril abuzaniye intumwa n'abahanuzi. Ntabwo ari kuri Muhammad gusa, no kuri Yesu bwabayeho, no kuri zindi ntumwa zose. Ibyo nibyo twita wahyi mu cyarabu, ubutumwa bwa Allah Subhanahu wa Ta'ala babumanuwe na malaika Jibril. Uko malaika Jibril inshingano ze ni ukuvana ubutumwa kwa Allah
abuhereza intumwa ndetse n'abahanuzi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo tanazzalu al-malaikatu war-ruh, muri iryo joro rya Lailatul Qadr abamarayika baramanuka, war-ruhu fiha, harimo na malayika Jibril. Subhanallah, ibaze kubera ubuhambane bw'iri joro paka na Jibril akamanuka n'abamarayika, nta mubare w'abamarayika ubuzwi uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Niba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atubwira ngo afite abamarayika bazenguruka wal baytul ma'mur, iyi ni inzu iri mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, ni al-Kaaba mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko al-Kaaba izengurukwa n'abantu, iyo baytul ma'mur nayo izengurukwa n'abaki, n'abamarayika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bayikoraho tawafu ibihumbi sinzi ibihumbi ijana buri ko bizengurutse rimwe, ntabwo byongera kugaruka ila yawmil qiyamah, kuva isi yaremwa kuzageza ku munsi w'imperuka. Uribaza ngo aba bamarayika bangana gute ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa Mwenyezi Mungu akatubwira ati tanazzalu al-malaika, ntabwo tuzi ngo abamarayika ni bangahe. Allah yabavuze mu byinshi, amanura abamarayika waruhu baherekejwe bagaragiwe na malayika Jibril, batuzaniye baraka, batuzaniye khairi. Wallahi cyaba ari igihombo abamarayika biriya biremwe bitagatifu biri bugufi bwa Allah, harimo n'umukuru wabo Jibril, bakamanuka bagasanga wowe uriryamiye, cyangwa bagasanga bibereye mu miziki, bibereye mu maseri, bibereye mu bindi. Ni igihombo gihomeye ya hasarata. Dusaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ko yatworohereza insha Allah, akadushyira mu bantu bazabona Lailatul Qadr y'uku kwezi n'andi mezi y'ukwezi kwa Ramadhani. Allah azadushoboza gufunga, Allahumma amin. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Ngo bakomeza gutanga amahoro, bakomeza gutanga baraka, bakomeza kugeza al-fajr. Naam, Sheikh, uvuze kugeza al-fajr. Naam, reka mbite nkubaza iki kibazo. Urabona kera hari ukuntu n'uyu munsi biracyabaho, hari n'abashehe babikora. naam, Umuntu akavuga ngo ngiye ngo ntabwo nasari tarawih, ngo niba nshaka guhura n'ijoro rya Lailatul Qadr ndaza kuza saa 8 z'ijoro. Ugasanga umwe aravuze ati wenda reka nsengera ka 8 za tarawih, ariko n'ubundi still nze kubyuka saa 8. Kandi hakaba hari indi hadith ivuga ngo ntabwo twemeye gukora ibihagararo bibiri mu joro rimwe. Iki kintu cyo wagira ikintu kivuga kugira ngo abayisilamu babashe gusobanukirwa, kuko no muri Ramadan hari bagenzi bacu bagiye babikora, kandi tubona n'abashaka benshi batandukanye bagiye babivuga, bati nyaboneka mwitwigora Imana ibashakira ibyoroshye. Niba ufite ubushobozi bwo gusara tarawih, sara tarawih yose irangiza inyuma y'Imana. Kandi niba wumva wenda ukeneye kuruhuka nyuma ya Isha, taha niba uza kubyuka iyi saa 8 usengane na Imam, nabwo urangizanye na Imam. Iki kintu cyo kuba abantu bavuga ngo iryo joro rya Lailatul Qadr bakumva ko rishobora kuza saa 8 cyangwa saa 9, babikura he? naam, subhanallah. Cyangwa se birakwiye ikibazo cyiza, cyangwa se ubundi Lailatul Qadr yanyayo iboneka ryari? Mashallah, barakallahu fik. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nk'umwarimu wacu, utuyobora natwereka n'ibyo tugomba gukora, aratubwira ngo iltamisuha fil ashr al awakhir, ngo iri joro rya Lailatul Qadr muzarishakire mu minsi, mu majoro 10 ya nyuma. Kandi bakatubwira ko Rasul sallallahu alaihi wasallam noneho nka Rasul reka twebwe we kugira ngo azanafatirane n'iyi minsi itazanamucika n'iryo joro, ari Rasul sallallahu alaihi wasallam we noneho yararaga itikafu iminsi 10 yose ikamusanga iri mu musigiti. We ntabwo yiraraga ngo agome no mu rugo, we noneho yabaga ari muri itikafu mu musigiti amanywa n'ijoro, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bitengewe nawe noneho nimba Rasul iminsi yose ayimara mu musigiti, wewe waba ubikura he wowe gufatirana ukavuga ati bana ngo ngewe nzajya nsari ibiharwe gusa, sinzi ngo mfatirane 21, 23, indi minsi niryamire, mfatirane 25, mfatirane 27. Ugasanga noneho hari n'abantu noneho usanga bafite, ugasanga bashyizeho shada, bashyizeho kashe kabisa, bakavuga ati Lailatul Qadr ni ijoro rya 27. Naam, icyo kibazo nacyo nari ndibuze ko bana ni 27. Subhanallah, Rasul aratubwira ngo iltamisuha, murishakire mu minsi 10 ya nyuma. Bakatubwira ngo Rasul iminsi 10 yose ya nyuma Rasul yashyiraga mu juhudi, atigeraga ashira mu yindi minsi, kugira ngo ino minsi 10 itazakumucika. Twakurikiye Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni kihe cyizere ufite? Nimba Rasul atagifite kira cyizere, wowe urakigera nkande gute? Wowe uvuga ngo yabana ngo hari amajoro nzabyuka andi nyihorere. Umuhanga rero mu gushaka Lailatul Qadr nuko yishakira mu majoro yose, nta joro na rimwe acitswe.
kuko ntabwo tuzi ngo ni irihe joro, icyo kirumvikana. uretse ko amahirwe menshi aba ari mu biharwe, ariko nta cyizere wagira ngo ni igiharwe cya kangahe. icyo navugaga nari mbajije, hari abantu bavuga ngo ntabwo nasara tarawehe, niba nshaka Laylatul Qadr ndabyuka saa 8 z'ijoro cyangwa saa 9. Ya akhi subhanallah, Laylatul Qadr ushobora no kuyibona muri tarawehe. Muri tarawehe ushobora kuyibona. Rasul aratubwira ngo salamun hiya. Iyo Laylatul Qadr Allah arayizana izuba rikirenga, umunsi ijoro rigitangira, hatta matla' al-fajr, paka bigeze mu gitondo, hagati aho hose harimo baraka. Wasari magharibi tayari ushobora kubona Laylatul Qadr, wasenze Isha ushobora kubona Laylatul Qadr. Ijoro ryinshi abamenye kugeza ubwo batubwiye ngo uramutse usenze mu ijoro rya Laylatul Qadr, ugasengamo magharibi, ukanasengamo na al-fajr, wabona Laylatul Qadr. kubera ko Allah aratubwiye ati salamun hiya, itangira magharibi hatta matla' al-fajr, ngo wasenze magharibi ukanasenga na al-fajr, wagira amahirwe yo kubona Laylatul Qadr. uretse ko masha Allah uramutse ubyutse nijoro tena ukagira juhudi, ugasari, ugasoma Qur'ani, yaba ari khairi nurun ala nur, yaba ari nur ala nur, ariko masha Allah yaba ari byiza hejuru y'ibyiza masha Allah. Ibi byose rero abayisilamu ni bigaragaza baraka na khairi ndetse n'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala afitiye ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni bigaragaza ko Uislamu bworoshye, ntabwo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ashaka kutunaniza, ahubwo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ashaka kutworohereza. Yuridu Allahu bikumul yusr, Allah arabashakira ibyoroshye, wala yuridu bikumul usr, ntabwo abashakira ibizute ibibagoye. Mu yindi aya Allah akatubwira ngo wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah mwese arashaka kubabarira. Allah subhanahu wa ta'ala yakhi ntugafata ijuru ngo urishire kuri bamwe abandi uribakureho. Allah aratubwira ati wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah arashaka mwese kubaha tawba, mwese kubaha imbabazi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Igihari gusa nuko twinjira mu biduhereza imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala, nitugende ngo twicare twirare gusa ngo dutegereze imbabazi za Allah, ahubwo tujye mu biduhesha imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala, ubundi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tumanurireho baraka na khairi ndetse n'imigisha ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mu yindi hadithi igaragaza agaciro ka Laylatul Qadr, Rasul sallallahu alaihi wasallam akatubwira ngo fihi laylatun, ngo muri Ramadani hari nijoro, khairu min alf shahr, nkuko twayibonye, ni byiza kurusha amezi angahe? Igihumbi. Rasul sallallahu alaihi wasallam arangije aratubwira ati man hurima khairaha, Allahu akbar, ngo uzimwa ibyiza by'iri joro fakadi hurima, ngo ni uzaba warimwe bikomeye cyane. Buriya nushaka kureba umuntu wimwe ijana ku ijana, uzareba umuntu wimwe khairi za Laylatul Qadr. Abantu baraza bakavuga ati wallahi bana ngo nimwe isi bana, ngo nimwe akazi, nimwe umugore, nimwe amafaranga. Shekhe, ntabwo rimwe wowe. Nushaka kureba umuntu wimwe sawa sawa, wallahi ni umuntu wimwe khairi za Laylatul Qadr. Wa wundi waryamye, wa wundi wirahaye, wa wundi utarafatiranye kugira ngo abone ibyiza bya Laylatul Qadr. Aya ni amagambo ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man hurima khairaha, ngo umuntu uzimwa khairi za Laylatul Qadr faqad hurim, ngo wazabagize ute, ubu ni uzaba warimwe khairi. Dusabe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tuyinde kuba mu bantu bimwe khairi za Laylatul Qadr, ahubwo dusabe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bikaramihi wa mannihi, kubw'impuhwe ze n'imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala, azatubabarire turebeshe ijisho ry'impuhwe. Ya Allah, turabanyabyaha ya Allah, twicishije bugufi yawe yewe Allah subhanahu wa ta'ala, turagusabye tukwinginze Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ko azadushoboza ukazaduhereza khairi ndetse na baraka za Laylatul Qadr. Allahumma amin, Allahumma amin. Ikindi Abayisilamu gikomeye cyane kigaragaza cyangwa se kiboneka muri uku kwezi kwa Ramadani, umwihariko habonekamo zakatul fitri. Iyi zakatul fitri Abayisilamu, Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yifuza ko abantu ku layidi, mu gihe hari abantu bishimiye layidi, hari abandi barimo kurira. Twese twafatanyije gufunga, niturangiza dutandukanire mu gufuturu. Subhanallah, twese twari turi kumwe muri tarawehe, twese twari turi kumwe mu mafutari. Nibigera ku layidi bigaragare ko hari abishimye abandi bababaye, hari abana b'imfubyi batambaye, bambaye ubusa, hari abatabonye pilawu, hari abandi barimo kwirya. Niyo maana ya zakatul fitri, no kugira ngo bari abantu tubaremere, bari abantu batishoboye nabo ku munsi w'Eid, uko twifatanyije muri Ramadani turi gusanga tarawehe turi hamwe, twese dufite inzara tumeze kimwe. Utabasha gutandukanya umukire n'umukene, wabasha gutandukanya umukene n'umukene muri Ramadani, twese twabaga twafunze wallahi dufite somo.
ari nako bizamera ku munsi w'Eid. Abantu bazavuga ati ngo ebana udura abakiri wallahi bari kurya ipilawu, ngo dore bari kurya ibijumba. Niyo mana ya zakatul fitri, abantu tuyikusanye tuyishyikiriza abakene nabo bazishime nkuko twari tumeze mu yindi minsi. Abantu ntibazatunyuzemo ijisho ngo badutandukanye, ngo bavuge ati wallahi dore abakire bameze neza, dore bari kugendera mu modokani, dore barimo kurya, dore bari kurya inyama, abandi bari kwicira isazi hehe, bari kwicira isazi mu jisho. Iyi niyo mana ya zakatul fitri. Niyo mpamvu Rasul sallallahu alaihi wasallam yabitubwiye muri hadith agira ngo farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, binuma y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yagize itegeko zakatul fitri kuri babandi bafite ubushobozi min Ramadan, mu kwezi kwa Ramadan, saa min tamrin. Iki cyari igipimo saa abamenyi baragipimye basanga urebye wenda gihwanye n'ibiro 2 n'igice cy'ibinyampeke turya uyu munsi wa none, haba mu muceri haba mu bishyimbo. Bo bakoresha gitende au saa min sha'ir, cyangwa se mu ngano, ala al-abd, haba ku mugaragu, wal hur, ndetse n'umuntu wigenga, wa dhakari wal untha, ndetse yaba umugore n'umugabo, yaba umugabo n'umugore, wasaghir wal kabir min al-muslimin, ndetse yaba n'umwana n'umuntu mukuru mu bayisilamu. Impamvu y'ibi byose ni ukugira ngo iyi zakatul fitri ibe nyinshi. Ntibe zakatul fitri gusa ku bafunze, niyo mpamvu wumvamo n'abana, ni ukugira ngo ibe nyinshi ibashe kuremera babatishoboye, kuko ni nabo benshi. Kuko urebye abantu batishoboye, umugore uri konsa utarabasha gufunga, ariko muri zakatul fitri azamo kugira ngo ibashe kuba nyinshi igere ku bakene. Niyo mpamvu y'ibi byose. Ubundi zakatul fitri yakagombye kurangirira gusa kuri babandi basibye gusa, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yayishyize no ku batafunze, kuko umwana ntabwo arimo. Aho ngaho bigaruka kuki kugira ngo izagende igere kuri babakene batishoboye. Kuko urebye muri rusange uzasanga umubare w'abatishoboye n'abafite ibibazo ari bo benshi kurusha abantu bishoboye. Niyo mpamvu rero bya biva mu bishoboye byakagombye kuba byinshi kugira ngo bizabashe gusaranganywa babandi batishoboye benshi. Niyo mpamvu habayemo bano bantu bose batandukanye, al-abdu, umugaragu, umuntu wigenga, umugabo, umugore, umutoya ndetse n'umukuru, mu bemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo ibashe gukusanywa ari nyinshi bayishyikirize abatishoboye mu kwezi kwa Ramadan, nabo babashe kwishimana natwe masha Allah ku munsi w'Eid. Mu yindi hadithi n'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akatubwira impamvu za zakatul fitr, akatubwira ngo farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, yabigize itegeko kuba afite ubushobozi. Udafite ubushobozi Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Mwenyezi Mungu ntabwo azamurenganya. Tuhuratan lisaim, Allah subhanahu wa ta'ala yagize zakatul fitri ikintu cya mbere ni kugira ngo isukure umuntu wafunze. Ntawakwihandagaza ngo atubwire ngo isombu yanjye iruzuye 100%. Buriya nta kintu kitagira ikigisukura. Iyo dusenze iswala ya farada, niyo mpamvu usanga harimo suna mbere na suna nyuma, ni kugira ngo izi suna zizibe ikiraka, zikore mu byabiremo byagaragara musala. Uzajya no kureba usange na zakatul mali ifite umugereka wa sadaqa usanzwe mu yandi masala. Uzasanga na hijja ubwayo ifite umugereka wa umra. Uzasanga na somu rero ifite imigereka yayo, harimo na zakatul fitri, harimo no zakatul fitri. Tuhuratan lisaimi, ni kugira ngo ize yoze byabiremo byose byabonetse mu kwezi kwa Ramadani. Noneho tugeze kuri zakatul fitri, muri iyi minsi mu bayisilamu harimo ikibazo gikomeye. Baravuga ati ku gihe cya Mutume zakatul fitri barayitanze, kandi icyo gihe amafaranga yari ahari n'ibiryo byari bihari. Ko Mutume atigeze asaba abayisilamu bo ku gihe cye amafaranga, akabasaba ibyo binyampeke nk'uko wabivuze, cyangwa se itende n'ingano, kubera iki mu Rwanda uyu munsi babwira abantu kuzana amafaranga, kuki batababwira kuzana ibyo binyampeke? Urakoze mashallah. Urabona byateje polemike, ntabwo ari mu Rwanda gusa basaba amafaranga, ntabwo ari mu Rwanda gusa, aho nagira ngo ngosore no mu bindi bihugu byose, no mu bindi bihugu batanga zakatul fitri mu mafaranga, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Ahubwo nyine kugira ngo tubisobanure sahihi nibyo, nkuko byaje muri hadithi n'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuko
zakatul fitri mu gihe cya Rasul sallallahu alaihi wasallam yatanzwe mu binyampeke, mu tende zari zihari icyo gihe, ndetse no mu ngano bijyanye n'ibiribwa byari biriho. kandi mashallah nkuko babivuze amafaranga yarahari, kuko iyo urebye muri Qur'an usanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala avugamo dinari wa dirham muri hadithi nyinshi, ndetse no muri Qur'an bigaragara ko n'amadirham yabayeho na mbere ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, no mu gihe cya Nabi Yusuf ko bamuguze darahima ma'dudan, bamuguze amadirham Yusuf alayhi salam, bamuguze amadirham aciriritse, bigaragara ko n'icyo gihe hari amafaranga. Naam, ariko iyo urebye sunna, ushaka kubahiriza sunna y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akabitanga mu biribwa akayishyikiriza abakene, fabiha wa ni'ma, ni khairi mashallah wa baraka. Ariko uramutse unayitanze mu mafaranga, kuko n'ubundi yana amafaranga utanga ntabwo aba ari ujye guhereza umukene. Aya mafaranga aragenda agashikirizwa ababishinzwe, barangiza bakagenda bakayaguramo wa muceri, bakanaguramo bya bishyimbo, akaba ari byo bishyikirizwa iki babakene. Kuko igihari n'ubundi ni wa mukene kugerwaho ibishyimbo, akagerwaho wa muceri, n'ubundi ntabwo bazagenda ngo bamuhe amafaranga cyangwa se ngo bamuhereze iki, bamuhereza ayo mafaranga cyangwa bayamwoherereze kuri telefone, n'ubundi bazamushyikiriza iki, bazamushyikiriza bya biribwa. Kuvuga ngo nta kibazo cyari kirimo, uretse abantu gusa usanga abantu babigize byacitse cyangwa se ngo birakomeye, ariko urebye nta kibazo gihari, kuko n'ubundi utanga ayo mafaranga, ubuyobozi ayo mafaranga bukabuguramo wa muceri, bukabuguramo na bya bishyimbo, wa mukene n'ubundi Rasul sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ngo tuzamuhereze umuceri, tuzamuhereze ibishyimbo, n'ubundi akaba ari byo bagira ute, akaba ari byo bamuha. Kandi urebye abantu baramutse bagiye banatanga amafaranga muri ubwo buryo, ni uburyo bwo korohereza rimwe na rimwe utanga ndetse no korohereza urimo guhabwa, kuko hari ahantu umuntu ashobora kugera ugasanga ari kure, wenda ari mu modokari, wenda igihe cyo gutanga zakatul fitri kigiye kumucika, nta bundi buryo buhari uretse koherereza imamu cyangwa se n'ubushinzwe amafaranga kuri telefone. Wenda byamugora kubanza kugenda ngo agiye kugura umuceri n'ibiki byose, n'ubundi arashyikiriza imamu, arashyikiriza ubishoboye ubishinzwe, n'ubundi ayo mafaranga bayaguriyemo wa muceri Rasul sallallahu alaihi wasallam yategetse bya binyampeke, aba ari byo bigera kuri wa muvandimwe Isiaka. Ndanamusuhuje abadukurikiye cyane hano, mashallah. Ejo twavuye ahantu mufutari, ejo bundi tugenda tuganira, aravuga ati njye numvaga gutanga amafaranga wenda atari ikibazo, kubera ko wa mugari n'ubundi urebye mu mujyi abakene barimo ntabwo tuvuze ko badahari, yaravuga ati abakene barahari, ariko urebye mu mirenge y'icyaro, wenda nka mu karere ka Rubavu aho tuzi tumetiriza, dushobora kuvuga wenda aka gace gatuyemo abakene benshi, wenda batuye mu Gisa, batuye Brasserie, batuye Kanimba. Ukavuga ati se nuyitangira zakatul fitri ukayihereza umuntu, usasanga mwahuriye ku mukene muri benshi, nyamara hari abandi ba Gisa, za Brasserie ubushobozi bwabo buri hasi, batazabasha kubona ko bishima ku munsi w'Eid. Naam, sahih. Nawe yarashyigikiye ko n'ubundi dutanga amafaranga nk'abayisilamu, noneho tukizera abayobozi bacu ko iyo zakatul fitri bugere ku bakene. Naam, sahih. Nicyo kintu uvuze mashallah, nicyo mu bundi bugenge bwo gutanga amafaranga muri ubwo buryo. Hari igihe ushobora gusanga wenda hano Igisenyi n'urugero i Rubavu, cyangwa se dufata umujyi wa Kigali, cyangwa se za Musanze, cyangwa se za Kamembe, hari abakire n'abakene ari bakeya, ugazasanga ya zakatul fitri batanze rimwe na rimwe abo bakene bagiye kuba bakeya, ariko nk'uburyo bwo kuyisaranganya, hari igihe bayisaranganya no mu tundi turere, ugasanga babakire ba hano ba zakatul fitri b'i Rubavu bagiye kuremera abo mu tundi turere tudafite ubushobozi, nabi Kamembe cyangwa se nabo mu mujyi wa Kigali bagiye kuremera abahandi, bitewe n'ukuntu zakatul fitri yabaye nyinshi, igasaranganywa no mu tundi turere. Njyewe uko mbyumva, numva twari dukwiye gukurikiza suna ya Mutume tugatanga ibinyampeke, ariko nanone iyo bikurikiyeho naho wenda uko bimeze uyu munsi, nk'uko twabivuze, hari umuntu ushobora kuba ari mu kazi bikamusanga nyine adahari, bikaba ngombwa ko agomba kohereza amafaranga. Hari n'abandi bavuga ati mu mujyi tuba dutuye abenshi dufite ubushobozi alhamdulillah, ariko ugasanga hari utundi duce dutuyemo abantu badafite ubushobozi, kandi ntabwo twabamenya, uretse kuba abayobozi baho b'iyo misigiti bakora n'abayobozi hano mu mujyi bakuvuga twe dufite abakene wenda 100, ariko mu mujyi mufite abakene wenda 30. None ko abakene bari buze gutanga ari 100, iyo 70 iri busigare nta kuntu mwaza kuyiduha tukayifashisha abakene bo mu cyaro. Ikindi twasaba Mwenyezi Mungu wenda nyine
tukizera ko iyo zakatul fitri dutangira ugiye ku bakene kandi ko kikabagiriraho no ku gihe atari kwa kundi tubabona tuje gusara salatul asr bagitegereje naam buri kwira. Numvaga wenda twari dukwiye wenda kwizera abayobozi bacu, tukizera ko iyo zakatul fitri niba twitanze amafaranga twebwe tugire niya nziza, twumve ko Mwenyezi Mungu azaduhembera, azatwakira Allahumma amin. ikindi Ikindi urwo rujijo rwo kuvuga ngo ntabwo tubikora nk'uko Rasuli yabikoze, urwo rujijo rugomba kuvaho. Ahanga nagusobanuye imbere, akabazo kabakari nyine nagusobanuye imbere, nakubwiye turetse abantu imyumvire gusa. N'ubundi uwo mukene ntabwo bazamuha amafaranga, ni uburyo bwo kujera ayo mafaranga gusa. Fata nk'urugero, turetse abantu wenda bazane umuceri, bazane ibishyimbo, hari igihe abantu bose ushobora gusanga bose bigendeye mu bishyimbo, abantu bose bakazana ibishyimbo, ukajya gushiduka igihe cyo gutanga ibishyimbo gusa nibyo dufite, abazanye umuceri ni bakeya. Ukajya gusanga hari umuntu tugiye guhereza ku munsi w'Eid ibishyimbo gusa, kubera ko nibyo abantu bazanye ari benshi. Kuko ubwiye umuntu ngo muzane, we azanye bijyanye n'uburyo n'amarangamutima ye, azanye ibishyimbo gusa. Ariko iyo bazanye amafaranga, sinzi niba uri kubireba, abayobozi baraza barebe bavuga ati bana, dukurikije abakene dufite turagura imifuka 2 y'ibishyimbo, tugure n'imifuka 2 y'umuceri, babashe kubijera neza. Bavuga ati bana, umukene turamuhereza mu bishyimbo bingana gutya, tumuhereza no mu muceri bingana gutya. Ariko bije mu kavuyo gutyo, wajya gusudika ibishyimbo, ushiduka ibishyimbo bibaye byinshi, umuceri ukabura, cyangwa se bakazana umuceri gusa, ibishyimbo bikabura. Sasa harimo n'iyo hekima rimwe na rimwe, kubera ko n'ubundi ayo mafaranga turimo gutwara hariya ntabwo barajya guhereza umukene yari amafaranga, n'ubundi baragenda bamuherezemo mu muceri, bamuherezemo no mu biki, no mu bishyimbo. Binashobotse n'amafaranga kanarenga, hari igihe banamuhereza n'ayandi arajya kugura iki, yajya kuguramo n'ayo makara kugira ngo abashe no guteka iyo zakatul fitri neza. Masha Allah, icyo mbona gusa abantu baramutse bizeye abayobozi babo, masha Allah, baragiza bakabasabira nidua Allah subhanahu wa ta'ala akabaha tawfiq yo kubikora nk'uko biri, uko amana bahawe bakabasha kwigeza kuri ba nyirabo uko yahawe, nta kibazo cyavamo, masha Allah. Ibindi byose biroroshye. Barakallahu fikum. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nibwo yatubwiye ngo ni tuhratan lisaimi, iyi zakatul fitri iza gusukura biriya byose twagutekereza n'aba bayobozi byatambutse, amagambo mabi nk'ariya yose yagiye ari kuba yose. Iyo utanze zakatul fitri biba bisukuye biriya byose byagiye biba wafunze. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati minal lagwi, nyine amagambo mabi nyine, warafathi n'ibindi biganiro bidashimishije, biki byose wagiye ucamo mu kwezi kwa Ramadan, iyi zakatul fitri ikabyoza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irangije izana hikma ya kabiri, iravuga ati tu'matan lil masakin. Ni ukuvuga ngo ahanga niho hazana igisubizo cy'abana batoya n'abantu batagize uruhare mu gufunga mu kwezi kwa Ramadan, ariko ugasanga nabo batanze zakatul fitri. Abafunze ibari tu'mata lahum, ibari tuhratan lahum, ibije kuboza ila zakatul fitri. Ku batafunze rero ikaba tu'matan lil masakin, ya zakatul fitri ikagenda ikaba ibiryo by'abakene. Ngewe wafunze, masha Allah, zakatul fitri kuri ngewe igiye kunyogereza isomo. Hasa wawundi utarafunze, wawundi mu bana no mu bakiri bose, mu barwayi n'ibiki byose batayabakora kosa, biragenda bikaba ibiryo by'abagize ute, by'abakene, kuko bo ntabwo bigeze bafunga kugira ngo wenda ize byanze bikunze nabo hari byiza bijya ku munzani wabo, kubera ko biragenda bibi biryo by'aba bantu batagize ute, by'aba bantu bahawe zakatul fitri batishoboye mu kwezi kwa Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam arangije atubwiye ati man adaha qabla salat. Anga niho hagomba kwitonderwa. Umuntu uzatanga zakatul fitri mbere y'iswala, mbere yaho iminsi 2, mbere yaho umunsi umwe, masha Allah, fahiya sadaqa, fahiya zakat maqbula. Iyo niyo izaba ari zakatul fitri ya sawa sawa, yemewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man adaha ba'da salat, naho uzayitanga nyuma y'iswala yarakomeje kwizarira yigirite, fahiya sadaqatu min as-sadaqat, iyo ngiyo izaba ari sadaqa nko mu zindi sadaqa zisanzwe. Ntabwo azabona za thawabu za zakatul fitri zo kumwogereza isomo ndetse no kuba ibiryo by'abamaskini, azaba ari sadaqa ndetse bisigare ari deni kuri we azishura kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dusaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inshallah ko yadushoboza akadushyira mu bantu batanga zakatul fitri hakiri kare inshallah, nkuko byaje mu yindi hadithi n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ngo wa kunna nu'maru
ngo twategekwaga, abana basaba bari kwivuga, bategekwa na rasulu an nukhrijahu, ko twasohora zakatul fitri qabla an nakhruja ila salat, mbere yuko tujya gusalira idi. Twategekwaga gutanga zakatul fitri mbere yuko tujya kugira ute, kujya gusalira idi. Fa amarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqassimuhu bainahum, fa amarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqassimuhu bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arangije abategeka ko bayisaranganya cyangwa se bayitanga, bayigabanya abakene. Wa yaqulu ughnuhum an tawafi hadha al-yawm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arangije akababwira ati mugende muyihereza abakene kugira ngo mubarinde kuzenguruka mu mazu ku munsi wa Eid. Allahu akbar. Iyi zakatul fitr ni kugira ngo urukingo ku bakene, rubarinda gusabiriza. Nimba bahawe zakatul fitr imbere y'igihe cyabo, mbere y'umunsi umwe, mbere yuko basayira Eid, uvuga ngo arava ku Eid yizeye ko iwe mu rugo hari ibiryo mashallah ari bugende ari guteka, bimurinde kugenda ari kuzenguruka mu bantu. Ugasanga wallahi umuntu avuye mahoko, avuye mu rugerero, avuye hehe hose iyo ngiyo, za Kanebwe, za Karukorwa, avuye za mu Bisizi n'ahandi hose, mu turere twose ahantu yaba ari hose, ari kuzenguruka mu bakire kubera ko ntacyo afite cyo kurya ku munsi wa Eid. Niyo mpamvu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atubwiye ati ughnuhum an tawafi hadha al-yawm, mubarinde gukora tawaf, mubarinde kuzenguruka. Nyaboneka mubashikirize zakatul fitri yabo hakiri kare kugira ngo nabo bazabashe kuva mu sala y'Eid bafite icyizere yuko bagiye kugira ute, bagiye kubona Eid yabo mashallah. Ayo niyo magambo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikindi nuko iyo turangije ufunga ukwezi kwa Ramadhani mashallah, twarasibye neza walillahi alhamdu, twarasinze ibihagarara alhamdulillah, twarafutuye mashallah, twaragerageje gushakisha Lailatul Qadri, arabaraye itikafu mashallah, Allah yarabashoboje mashallah, arabatanze zakatul fitri. Nuko Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati walitukmilu al-idda, muzagerageze muzuze iminsi y'ukwezi kwa Ramadhani, nimba ari 29 mashallah, nimba ari 30, walitukabbiru Allah subhanallah. Iyi minsi niramukirangiye mukayisoza amahoro, Allah aratubwira ati walitukabbiru Allah, muzakuze Allah, muzature takbira. Niyo maana ya takbira iliya y'umunsi w'Eid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Niyo maana hii aya walitukabbiru Allah, yani muri gusingiza Allah, muri kumushimira kuba abashoboje gufunga ukwezi kwa Ramadhani. Yani umunsi w'Eid ya akhi ni umunsi wo gusingiza Allah, ni umunsi wo gukuza Allah, ntabwo ari umunsi w'amaasi. Hari abantu bafata umunsi w'Eid nk'umunsi w'ibyishimo kugeza ubwo bari gucuranga, ugasanga bararengereye, ugasanga bagiye kurengera, bagiye mu bitaramo by'imiziki, bagiye gukosereza Allah subhanahu wa ta'ala, bagiye mu mabwati, bagiye mu maloji. Ugasanga ni umunsi ugasanga hari n'abantu bagiye gufungurira kabisa ku mayoga, bagiye gufungurira ku ndaya, akavuga ati wala inzoga ntanyweye zose ukwezi kose ngiye kuzazishyura ku munsi w'Eid, indaya ntasambanyije ngiye kuzazishyura ku munsi w'Eid, ibyaha ntakoze byose akamira nk'ihene bazituye, yari imaze nk'icyumweru kizima barayishonjesheje itarimo kurya. Subhanallah. Allah aratubwira ati walitukabbiru Allah, ni umunsi uhambaye cyane wo gusingiza Allah cyane no kwibombarika cyane, kugeza ubwo haza zimwe mu mvugo zitubwira ngo umuntu ukoze icyaha ku munsi w'Eid aba ameze nk'umuntu uzakoreye icyaha yawmul qiyamah, imbere y'ibiremwa n'imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kihandagaza Allah subhanahu wa ta'ala ari hariya n'imbere y'abamarayika n'imbere y'ibiremwa byose ugakora icyaha imbere. Umunsi uhambaye cyane, Allah bayohereje abamarayika, baratubwira ngo kubera uburyo abamarayika baba babaye benshi ku munsi w'Eid, ntabwo ari byiza gusubira mu nzira wanyuze, no guhindura inzira. Impamvu yabyo ni kugira ngo uhindure abamarayika, abo mwahuye nabo muri iyi nzira nk'aba aribo uhura nabo mu yindi nzira, kugira ngo uhinduranye thawabu, uhinduranye baraka. Abaguhaye baraka muri iyi nzira, utavuga ngo abo bamarayika bahagaze mu nzira abantu banyuramo babasabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Warangiza uwo munsi ukomeye cyane, umunsi Allah yohereje abamarayika, umunsi uteye ubwoba cyane, ukajya kuwukoreramo amaasi, ahubwo ni umunsi wakagombye kwigengesera kurenza indi minsi yose, kurenza indi minsi yose. Allah subhanahu wa ta'ala walitukabbiru Allah,
muzakurizemo Allah subhanahu wa ta'ala, muzabone ubukuru bwa Allah mu maso yanyu kuri uwo munsi w'Eid. Ala ma hadakum, kuba Allah subhanahu wa ta'ala yarabayoboye akabagira abayisilamu, akabaha ukwezi kwa Ramadhan, mukaba mwaragufunze mu mahoro, mutarwaye, mutari mu ntambara, masha Allah. Wala'allakum tashkurun, wenda hari ibyo byaba impamvu yo kumushimira. Wambwira ngo wamushimiye Allah subhanahu wa ta'ala ibyo byose, kuba yaraguhaye Lailatul Qadri, kuba yaraguhaye gufunga ukwezi kwa Ramadhan mu mahoro, kuba utarigeze urwara, masha Allah, warabonye iftari, warangiza ukajya kumushimira ku ndaya, ukajya kumushimira mu kunywa inzoga, ukajya kumushimira. Hari n'abadasari shekhe mu kwezi kwa Ramadhan, ibyo bintu warubizi yakaba, ugasanga ibana iswala ye ya nyuma ni Eid, dhuhuri bibereye mu byabo, lasiri bibereye mu byabo, magharibi bibereye mu byabo, ugasanga abantu bahangayikishijwe no kurya amapilawu n'ibiki byose, kugeza ubwo Eid bacitse, kugeza ubwo amaswala bacitse. Aho ngaho hari abashiti bandi benshi badasarira Eid, bakavuga ati Eid ni sunna, kandi tubonye ko ibyiza by'Eid harimo kujya gusarira Eid ku kibuga cy'Eid, kuko ngo ni byiza kwisarira ku mbuga. Inzira inyuramo yose ugenda usingiza Mwenyezi Mungu, byanze bikunze buri jambo tuvuze rirandikwa, wandikirwa ibyiza. Abamarayika bagusabira, niyo mpamvu batugira inama yo guhindura kugira ngo abagusabiye uzamuka. Abantu badasarira Eid bakavuga ngo ni sunna, bo nabikura ubakosoraho niba hari ibigomba gukosoka. Icyo twababwira ni uko iyi ni sunna muakkada, ni sunna Rasul yashyizemo imbaraga cyane. Nta hantu na hamwe tuzi Rasul yigeze areka kujya gusarira Eid, nta hantu hamwe tuzi abasahaba bigeze batajya gusarira Eid. Bite wowe urabikora he? Wowe ibintu utigeze ubona kuri Rasul, utabonye ku basahaba n'abatubanjirije beza, n'abasaza bacu bejo bundi generasiyo zatubanjirije, bahiriza akagaciro Eid. Gute wambwira ngo utarwaye, udafite ibibazo, utari ku rugendo, ukambwira ngo uricaye mu rugo uraturamye, abantu bari muri takbira, warangiza ngo uricaye mu rugo? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dusabe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aturinde kuba mu bantu nk'abanyagihombo nk'abo ngabo Abayisilamu bakerensa bakavuga ngo ni sunna. Subhanallah, urakirensa sunna yakozwe na Mtume, yakozwe n'abasahaba, iboneka rimwe mu mwaka. We reba iriya jama shekhe, wowe reba ithawabu ziri muri jama gusa ubwayo ya dhuhuri, reba iriya jama yo ku Eid, reba buriya bwinshi bwa bariya bantu, reba amaduwa wasabira mwa buriya bwinshi bwa bariya bantu. Ushobora gusanga harimo umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, law aqsama ala Allah la abarra, arambuye ibiganza bye, wallahi do yagera ku Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wenda hari mwabara abantu bari muri Eid, harimo abana bari gusoma iduwa nawe yabikazamukiramo badafite ibyaha, harimo abagore batinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iduwa yawe yagenderamo, harimo abasoye, harimo abasaza b'intungane kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iduwa zabo ushobora kugira wowe yawe igendeye mu yabariya ikazamuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Cyaba ari igihombo rero gikomeye cyane uramutse usibye gusarira Eid nta mpamvu, utarwaye, udafite impamvu na zimwe, cyaba ari igihombo gikomeye cyane. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala tworohereze inshallah. Ikindi nuko Eid nyayo ni Eid yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, ni Eid yo mu mutima, ni Eid yo gufasha abantu, ni Eid yo gusabana, ni Eid ikram. Ntabwo wambwira ngo ufite Eid uzagenda ukirana iwawe mu rugo ugafunga umuryango ukarya inyama, ukarya ipilawu, abaturanyi bawe bari bakwayura. Ntabwo wambwira ngo ufite Eid. Umuntu ufite Eid ku munsi w'Eid nuzasangira n'abandi, umuntu ufite Eid nuzakira abakene, umuntu ufite Eid nyayo nuzakira imfubyi, abavandimwe, inshuti, abantu bo mu muryango. Ni umunsi tuba tugize amahirwe mashallah yo guhuza imiryango mashallah, bashangazi, abakeya, sinzi basobukwe, banyokobukwe mashallah, barumuna bawe, abavandimwe bawe muri umaze igihe mutabona, bari mu byaro bitandukanye. Ni umunsi wo guhora mashallah mugasangira. Abo nibo bafite Eid Abayisilamu. Ntabwo Eid ari babandi bambaye neza gusa amakanzu bagahinduranya bakambara amasandari mashallah. Ni byiza mashallah kwambara ibintu bishasha ku munsi w'Eid no guhumura mashallah, ariko uko ugaragaye neza hanze ari nako no mu mutima bimeze mashallah, wakira abantu ku munsi w'Eid. Iyo mpamvu hari imvugo za bamwe mu bamenyi batubwira ngo laysa al-Eid liman labisa al-jadid, ntabwo Eid ari kuri wa wundi wambaye ibishasha. Ibana umuhara abantu barimo kuvuga ati nzambara iki ku Eid, nta barimo gutekereza ngo nzakira abantu bangahe ku Eid, nzambariye sandale ku Eid, nta bari gutekereza ngo wihe muvandimwe mu muryango nzatumira ku munsi w'Eid, nzatemberera he, nzagenda mu yihe hoteli ku munsi w'Eid. Wowe nibyo arimo gutekereza, ntatekereze ngo nabahe bantu nzafasha ku munsi w'Eid, ni bande nzakirira mu
subhanallah. Laysa al-eid liman labisa al-jadid, ntabwo Eid ari kuri wa wundi wambaye ibishasha akarya ibishasha agatembera ahantu hashasha. Innama al-jadidu liman khafa al-wa'id, ahubwo Eid nyayo ni ya wa wundi watinye Allah subhanahu wa ta'ala, agakora bira bikorwa byiza twavuze masha Allah, akirinda maasi ku munsi w'Eid, akakira abantu masha Allah ku munsi w'Eid, agasari ku munsi w'Eid, agasingiza Allah ku munsi w'Eid masha Allah, akibombarika kanigengesera ku munsi w'Eid. Uwo ni ufite Eid imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala mu gusoza inshallah ko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yadushiramo bo yakiriye isomo zacu masha Allah n'ibihagararo byacu na ibada zacu masha Allah na zakatul fitri insha Allah, akazanadushoboza ni Eid ikazatubera Eid nziza masha Allah. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.